donc mwageze ku rwego akubwira ngo ngwino muri katolike? Oya. Byarangiriye aho hagati. Byarangiye aho hagati. Yego. Yes, ni ibintu turi kuganira n'ibisanzwe rwose, n'abakobwa badukurikiye n'abasore barakundana twese. None se ku giti cyawe Denis ushobora guhindura ukajya mu idini y'umusore w'umunyakatolika ugutereta umukunda ukajya kuba umukatolika uvuye muri ADPR? Oya, ndewe mu myemerere yanjye. Yego. Namenye Imana nyine nabundi kukubwira ko navukiye muri ADPR. Yego. Numva rero ADPR nzayigumamo bitewe n'imyemerere yabo kandi n'umuco bagira. Yego. Numva nyine nzayigumamo kandi ubwo se ntiwayitindamo ukabura umugabo? Oya. Wenda ukajya uteretwa n'abasore b'abadive b'abagorozi b'abisilamu b'abakatolike akaba aribo bakureba. Erega buriya umuntu mutanasenga ari mitetarimo yanze bikunze ujya afata risk yo kuvuga ngo kubana n'umuntu bari yuko wabyiyemeje. Urugo ntago ari ahantu ntago entertainment gusa. Urugo hari risk runaka ufata. Urugo mushaka kurakaranya, urugo mushaka kubabazanya. Ntago ndarwubaka ariko njya mbona abantu barabaza. Numura ntabwo urarwo. Ariko ntago urugo ari ikintu mwabara mu muhanda muto mugipangira aho ngaho kirangire. Hari ibintu runaka bigupusha kubaka urugo. Denise arashaka kukubaza. Uravuze ngo umukunzi si umugore, sibyo? Ariko umukunzi nuva mu mugore. Yego. Sibyo? Ibyo turabyemera. Ndabyemera cyane. None se kuki wumva ko uwo mwisilamu mugiye gukundana mutazabana? ADPR ntago igira amapingu. Uvuge ngo uzemo bagufunga. Bityo rero ntabwo bavuga ngo byino byarambangamiye kuko nta muntu wakuzirikiyemo kugira ngo ugumemo. Wumvise bikubangamiye? Wamuvinga ukajya aho bikubita kubangamiye. Ugakubye wumva bigushaka. Ese ubundi wajya ku mazi wambaye bikini koga? Ntabwo najyayo. Kubera iki? Kuko nashaka kugaragaza umubiri wanjye. Yego. Cyo zenda iri ari nka pisine iri mu rugo ari nge n'umugabo yenda tuzo kwa turimo yenda cyase yenda mama wanje oya sheri wanje ntago nayambona. Buriya se? Nakubwiye ari mu rugo rwanjye. None mfite ikibazo Denise. Iyo myumvire yawe aho ntizatuma ubura umugabo? Ngo bimeze neza. Bimeze neza? Cyane se? Yes. Reka nangire ngusuhuza cyane wewe wahisemo gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye tukugezaho buri munsi. Ni umugisha ukomeye. Tuva muri iyi minsi twibereye mu majyepfo y'u Rwanda nkuko muri kujyana mubibona mu nkuru zitandukanye tubagezaho. Tuba twimutse nyine tukagura imbibi za televiziyo yacu tugenda tuganira n'abantu benshi batandukanye. Uyu munsi mfite umugisha ukomeye ndi kumwe n'abakobwa beza cyane bahani Butare rwose mu mujyi. N'abana bo mu murwa, n'abana bo mu mujyi kabisa bafite ibitekerezo bizima bifuza kugeza ku banyarwanda. Ni ikiganiro kiza ko kuba kigizwe n'ama-challenges menshi cyane y'ibibazo urubyiruko rwibaza rwa gikristo kandi n'abantu bazanye nyine bari positive cyane. Twaraganiriye mu gikari numva bararyoshye kubumva ndavuga ngo reka nze mbazane tuzaganire rwose. Murabizi nyine ko abantu bane Butare bakunda kwaguka cyane mu bitekerezo. Muraho neza bakobwa beza? Muraho. Yeza kuzwi. Iteka. Mumeze gute? Tumeze neza. Aha, ese kumusubiriza rimwe nk'impanga. Cyangwa nuko nanjye ndi kubabariza rimwe. Cyane. Reka mbere kuri wowe umuzungu cyane. Ubwo nyine nawe aribona ngira ngo nabandi barabibona. Amakuru se mwana? Amakuru ni meza. Ndabona umeze neza. Nta kintu mbaye urebye. Ubeze neza urebeye inyuma se cyangwa urebeye imbere? Hose meze neza. Imbere n'inyuma? Yego. Urakoze cyane. Uratangira wibwira abantu badukurikiye rero kugira ngo bamenye ninde tujye kuganira. Ngewe turi kuganira nitwa Niyonsaba Donata. Iwacu mu karere ka Huye, umurenge wa Tumba. Umurenge? Wa Tumba. Yes, Donata. Yego. Ni Donata niwe turi kumwe mu iki kiganiro avuka hano mu karere ka Huye. Nanjye amazina ni Iradukunda Denise, iwacu ni mu majyepfo mu karere ka Huye. Nanjye ni mu murenge wa Tumba. Ubwo mwese muvuka muri zone imwe? Yego. Murakoze cyane.
aha turaza kubera ko turi kuganira kuri televiziyo y'abakristo cyangwa abemeramana, turibaza aba bakobwa turi kumwe nabo bemera ute? Ni abakristo, ni abapagani, ni abisilamu? duhere kwa Denise. Murakoze. Ngenda umukristo wo muri ADEPR. uri umukristo usengera mu itorero rya ADEPR? Yego. nanjye ndi umukristo usengera muri ADEPR, nkaba n'umuririmbyi muri korali. ntabwo ari ku giti cyawe? Ntabwo ari ku giti cyanjye. ni icy'abandi. Yes, Donata ni umuririmbyi, ni umukristo usengera muri ADEPR. nawe uraririmba? Yego. twombi turi kumwe n'abaririmbyi kazi. ni byiza cyane ubwo turi kumwe n'abaririmbyi rero no muri iki kiganiro birumvikana ko dushobora kuza gutarama tukaririmbira abadukurikiye. Nese muririmba muri korali imwe? Yego. Korali Elimu. Korali Elimu. Murakoze. ni byiza cyane ubwo muririmba muri korali imwe rero nimudushyiraho akaririmbo gato cyane twiragiza Imana maze dutangire ikiganiro. Akaririmbo nk'igice kimwe na refure gusa. Reka ngukumbuze icyo gihugu n'igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki, abariyo baranezerewe ntabwo bajya bababara, n'agahinda n'umubabaro bigera mu ijuru. Yes, nta gahinda nta n'umubabaro bijya bigera mu ijuru. ndaza kwakira Denise asenga Imana kubw'ikiganiro tugiye kugirana kugira ngo kigire umumaro abagikurikiye. Data twese mwiza, turi imbere yawe, tugushimiye neza n'urukundo ugira, tugushimiye kuri Imana ijya ibana natwe ukaturinda n'uhimbazwe. Data buja nyiringabo muri iki gihugu ubana natwe ukaturengera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uwera wa Isiraheli, aka kanya turakwinginze ngo ubanze utweze udutunganye twese uko tungana, ari twe tugiye gukora iki kiganiro n'abaduteza amaso cyangwa abaduteza amatwi mwami, ubane nabo kandi nabo ubeze ubatunganye mwami. Data buja nyiringabo rero tweretse ikiganiro tugiyemo, ubane natwe kuva gitangiye kugera aho turi busubikire. Uwiteka nyiringabo, ari twe nturi kukidukoresha, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe riba ryishyirwa hejuru Kristo. Uwiteka nyiringabo, icyo twirukanye no gukora kwa Satani mu izina rya Yesu, ahubwo duhamagaye imbaraga zawe ngo abe arizo zidukoresha, ubuntu bwawe abe ari bwo budukoresha, tugotwe n'imbabazi zawe Kristo. Uwiteka nyiringabo, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe riba ryishyirwa hejuru. Ngabana natwe Kristo, ni mu izina rya Yesu twizeye, amen. Murakoze cyane. tugiye gukora ikiganiro kitari kirekire cyane, kitari na kigufi cyane, tugenda tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane dufesinga ku rubyiruko. tugiye kureba idini n'amahitamo. Voilà. idini n'amahitamo, nituvanga idini n'amahitamo ni ikintu kiri vaste cyane, ariko by'umwihariko twebwe turapoenta tuvuga ngo guhitamo wenda uwo muzabana n'urugero muri rubyiruko. nanjye we ikiganiro n'urubyiruko dushobora gutanga ibitekerezo byinshi bitandukanye kugira dukure urubyiruko mu rujijo. mwari mwumva inkuru z'abantu bapfuye urukundo cyangwa bashakanye bikanga kubera idini? Yego, tujya tubumva izo case wigeze uzumvaho? turazumva cyane. iyo wumvishe yasa gute urugero? Kese numvise ni umukobwa usanzwe ari umwadeperi. Yego. N'umusore usengera mu idini ryo twita ngo n'abagorozi. Abagorozi. Yego. Yego. Ariko hari bimwe batahuriragaho bitewe n'uko umwe yakuriye muri afite imyumvire runaka ndetse n'imigenzereze runaka,
undi nawe akora mu ruhande rwiwe badahuje bimwe na bimwe badahura. yego Nyuma biza kugenda byafectinga urukundo rwabo kuko nawe ko n'undi nibabana ntabwo bizakomeza, bazahora bafitanye amakimbirane kubera ko batumvikana ku runaka. kubera idini, Ntago ari kubera idini kudahuza nyirizina. amadini. Hari ukuntu aba ari idini ariko iryo dini kari imico rigusaba gukora cyangwa se nawe buyumva ko Discipline. yego discipline. Dufatanya n'urugero nka ADPR mu bijyanye n'imirire ntacyo tuzwa kurya. Dini ryacu ntabwo wemerewe kurya inyama, turatuhora ntabwo wemerewe kijyanye kurya no ifi. kurya kabisa. Ibijyanye no kurya Turirira. nta kintu turimo biterwa n'ubuzima bwawe wenda bukubujije. N'akabenzi arya turakemerewe Iyo bibaye ngombwa umuntu arakarya. cyangwa ndakavuzura Ugashoboye. agakumva. Ugashoboye arakarya. Ariko wenda nk'urugero mu bagorozi hari indyo runaka, hari amavuta runaka batagomba kurya bijyanye yenda twe dukunda kwikanya amasosi ariko bo ntabwo mbega biri limite byose biri ku rugero. Rero njye namenyereye kwira amavuta runaka cyangwa se ibintu runaka ntabwo wambwira ngo nimbyuke ngo ndya amashu mabisi mu gitondo ntamenyereye ntarayakuriyemo ngo ni ukubera urukundo umugabo yambwiye ngo ni ibirye. Ibyo rumva ushaka kumubangamira mugiye muramutse mubanye bite nuko wamenyereye nawe akarukundi kunamenyereye bityo nubashe kumvikana neza kandi mugiye kubaka urugo. Denise, wowe kese wumvise yasa gute? murakoze. Kese zikunda kubaho nyine mu rukundo ni ukudahuza amadini, ukaba ukunda umuntu ariko imyemerere yanyu itari imwe. Wenda njyewe nkaba ngukunda cyane pe, dukundana wenda tunamaze igihe byararenze tukagera aho tuvuga ngo tugezaho kubana, umwe ati nutamindukirira ntabwo bivamo kandi mu by'ukuri barakundanaga. Amadini rero niyo atuma n'imyemerere runaka nibyo bituma inkundo z'urubyiruko akenshi zipfa. Ariko n'ubundi iyo wemeye ikintu wenda niba uri umwadeperi ukaba uhagaze ku idini ryawe ukumva kandi ntugomba kurivamo cyangwa ujye mu bindi kubera urugero ushobora kuba njye nararikuriyemo. Ubwo rero kumbwira ngo nzarivemo wenda njye muri katolike cyangwa muri isilamu kubera umugabo biragoye cyane. Ariko nimba uzi ko hari icyo wamenye komereza nyine ku cyo wamenye, ugume mu mico yawe, nimba ari Imana yagusezeranyije uzakigeraho. Murakoze. Wowe se nkawe uri gusangiza icyo gitekerezo, byigeze bikubaho ko wenda ari umusore mukundana akagusaba kuhindura idini ariko bikakugora? Kandi tuvuga ukuri, turi kuganira, turi open cyane hano kandi urubyiruko ruraza kutwungukiraho byinshi. Twarakundanye ariko ntabwo byigeze bigeraho ku buryo yari umugorozi ariko uraseka ikidora wenda avuga ati mwana ikintu tw'udushorero n'uduki buriya mu gitondo yego mwana ukavuga ati nitwurajya ubyukira aho tu ariko shawe banza arakunda n'abasore benshi bagukondisiyona ibintu by'imirire kabisa kuko wowe bifite ikibazo cy'ibiryo. Yes, turi kuri Denise ari kutubwira wari umaze kunsubiza ati yego byarabaye ariko ntabwo byageze kure. Yari umukatolike ariko nyine ntabwo byigeze bigera kure. Abakatolike se ntiduhuza ibiryo ariko si ikibazo ni ibiryo gusa. Duhuza ibiryo ariko ntabwo erega nani durata yansajije ntabwo ari imwe ku kibazo cy'imirire. Imyemerere si imwe. Nese byagenze uti ndoke wenda ntabwo ngiye kuvuga ngo duhere ave story yawe kuko ndumva yarajemo na separation niba ari se ariko sembizi n'ibyo byivugiye wasanga mukiri kumwe. I don't know. Tubwire. Donc mwageze ku rwego akubwira ngo ngwino muri katolike? Oya. Byarangiriye aho hagati. Byarangiriye aho hagati. Yego. Yes, ni ibintu turi kuganira n'ibisanzwe rwose n'abakobwa badukurikiye n'abasore barakundana twese. None se ku giti cyawe Deni ushobora guhindura ukajya mu idini y'umusore w'umunyakatolika ugutereta umukunda
ukajya kuba umukatolika uvuye muri ADPR? oya njyewe mu myemerere yanjye Yego. namenye imana nyine ndi kukubwira ko navukiye muri ADPR. Yego. numva rero ADPR nzayigumamo bitewe n'imyemerere yabo kandi n'umuco bagira. Yego. numva nyine nzayigumamo kandi ubwo se ntiwayitindamo ukabura umugabo? oya wenda ukajya uteretwa n'abasore b'abadive b'abagorozi b'abisilamu b'abakatolike akaba aribo bakureba. Erega buriya umuntu mutanasengana hari ukuntu ureba umukobwa bati abakobwa bo muri iri torero sibyo? Denise nako Dora uribuka akantu twaze tuganira ubwashize ejo bundi ndi kuvuga ngo umuntu w'umupagani cyangwa uri ahandi hatarawusengera usanga ari bo kenshi kureba yifuza no kuza ahantu kuva ati reka njyemo. Hari n'abasore bajya bajijisha bakaza mu rusengero gukizwa bakurikiye umuntu. Iyo kesi zibaho nayo turayiganiraho. Akaza aje ugira ngo aje gukizwa kumbi aravuga ati bana yanjye nkurikije ukuntu Denise ari umukobwa mwiza ngakurikiza ukuntu Dora atari umukobwa mwiza kambe nkijijweho gake muri iyi minsi akahita nabatizwa agahita kanabatizwa. None mfite ikibazo Denise, iyo myumvire yawe aho ntizatuma ubura umugabo? ntabwo izatuma mbura umugabo ariko nanone ashobora kunkunda nanjye nkamukunda tudahuje imyemerere ariko bitewe n'uko wowe akubona iyo umwereye imbuto ashobora kuguhindukirira da. Denise ati yahindukira. Buretse mu kanya turagaruka tujye kwa gite mu jisho. Gite mu jisho karame giti. wowe kuri wowe ubyumva ute urukundo n'idini? Donc ushobora kujya mu rukundo n'umusore udasengera muri ADPR hamwe usengera? Njyewe ko mbyumva ubundi urukundo ntago ari idini, njye niko mbyumva. Yego. Birashoboka rero yuko wakunda n'umuntu mudahuje idini, kuko dufite n'ingero nyinshi z'abantu bagiye bubaka ingo badahuje amadini kandi bakubaka urugo neza. Ariko nanone ukibaza ukareba mbere yo kumubana uwo muntu mudahuje idini ko nta myitwarire cyangwa nta myifatire yazabangamira imibanire yanyu ko mudahuje idini. Dufate n'urugero, njye nshobora kuba nkunda gusenga nijoro mbyutse saa 9, umugabo wanjye akaba atabimenyereye, ubwo ndi kuvuga tuzabana urugero. Yego. Mu gihe mbyutse saa 9 ndi gusenga we akuma ndi kumubangamira ndi kumusakuriza. Kuri wakumva kumusakuriza. Noneho bikajya bimubavuga ati uyu munsi ntabwo ndibura no mu rugo nundaza kunkangura saa 9 akaba yawe nojya no kwirara ahandi. Icyo gihe rero umva ko byaba bigiye kubangamira ubano wacu nubwo dukundana yego, ariko imyitwarire yanjye kuko itamunyuze tute kwihuza ugasanga byafectinze urugo rwacu. Ntabwo urukundo rugendera ku madini, ariko nanone amadini n'imyizerere y'umuntu runaka igira uruhare runini mu kubaka urugo. Yego. Rero nkumva ibyiza nuko biba byiza mwamuhuje. Bibaye byiza. Bibaye byiza mwamuhuje mumva ibintu kimwe. Nimba byutse saa 9 agiye gusenga ntimubangamire, cyase nimba byutse saa 9 agiye gusara n'urugero agiye gusari nawe ntibikubangamire ngumva ari kukubangamira. Ariko nabitabaye hari imico runaka umuntu ushobora kubona nubwo mudahuje idini ariko ukabona nta n'ikindi kintu akubangamiyeho mumva ibintu kimwe. Yego. Kandi mudahuje idini. Mudahuje idini ibyo ntago wakwizirika ngo uvuge ngo uko hangara ADPR ngo ngiye kugumamo uzandira imyaka 50. Denise wazayivamo barashe. Denise ubwo nyine nawe azareba uko bizamugendekera, ariko ntago namushishika kuvuga ngo wenda ngo umuntu runaka mubwiye ngo ndagukunda ngatabyizera. Byanze kunze kujya kuri level kubana n'umuntu hari step babyabanje gucamo. Izihe se? Byanze kunze ijye kubana. Se ni ryari wakwemerera umusore ugutereta ko mubana? Mu gihe maze kubona defo ziwe ndabyibuze ntago azimenya zose. Haro twumaze kuvumbura. Ariko tumaze kumenya amana basi nabasha kutwakira twemera. Icyo gihe ndanabyemera. Defo. Defo kuko karite zo ni surprise z'umunsi z'ubuzima busanzwe, ariko defo akenshi nta muntu ushaka gusenya urugo kwa abonye surprise nyinshi. Nta muntu wasenya urugo cyase tuvenda biriho ubu divorce. Ntago wa divorce n'umuntu ngo nuko yagukoreye surprise nyinshi. Yego. Ariko gukora amakosa menshi mwa divorce. Kano uvuze gashemangira. Surprise nyinshi ntago zatuma usenya urugo. Ariko amakosa menshi yasenya. N'amakosa make ahubwo ashobora kuba atari na make yari menshi, ariko ayo menshi akora
ukaba warabashe kuyakira. Rero nubwo tuba duhuje idini ariko nkambona ibyo akora ntacyo nyine mbasha kubyakira, mbasha kumubara mbega muri make n'abakabasha kumbabarira twabana. yego tutagendeye ku idini ngo ndi muri ADPR we ari mu Adventiste, kuko idini na biriya bivuga buri muntu wese mu itorero abubejeje muri ryo. Ntabwo bivuze ko itorero ryera imbuto cyangwa se rikora ibintu byiza ari ADPR gusa, ahubwo ibyo ubiba hanze bigaragara mu maso y'abantu nibyo bigira agaciro. Nese kuki usanga urubyiruko rwo muri ADPR baba bameze nk'abasinye kontra? Twebwe kabisa ati hano hantu hari n'abantu usanga babazi ko muri ADPR ariho hari Imana gusa, abandi bayihavoma bakajya bayijyanaho. Ntabwo muri ADPR haba Imana gusa, kuba wenda abakobwa dusinya muri ADPR, ubwo ndavuga muri rusange rw'abakobwa dusinya muri ADPR, kuba twizirikaho nta yindi mpamvu. Kuba mugira ute? Kuba twizirika kuri ADPR si uko ariyo haba Imana gusa. Nandi macacizi ya Katolike, Adventiste bose basenga Imana kandi dusenga Imana imwe. Kuko Bibiliya bivuga ngo buri muntu wese mu itorero rye abubejeje muri ryo. Rero kuba turirimo byanze kuza umuntu abahantu abona hari ikintu kizima hakura. Ngiye mfite amahitamo yanjye, n'undi nawe afite amahitamo yiwe. Ubwo ngiye kuvugana ava ku ruhande rwanjye, impamvu ngiye ndikunda ndihitamo. Hari uburyo nabisobanuramo, ushaka gukora icyaha runaka, najya umuntu ukubureminga akumva ibintu biri normal, akumva ibintu bisanzwe. Ariko nanone nakora icyaha ndi muri ADPR, amwana okay bazamuhagarika imbere y'itorero bantenge. Yenda kudakora icyaha si uko ntanjye ntari umuntu. Yego ndi umuntu urakoze, you are very positive. Ntagikora ko ndi umuntu. Ariko none kwa gutinya ko bazamagarika imbere y'itorero, imbere y'abantu, imbere ya korari, cyase nico no mu muhanda abantu turimo bavuga ati Donata yakoze icyaha iki n'iki, hagira ya pressure uvuga ngo batazanenga, then ngirinda gukora icyo cyaha. Si uko nari mfite imbaraga zanjye zo kutagikora, ahubwo n'ubwoba icyo twakutanda guseba nabyo bikagufasha kudakora ikintu kibi. Yego rero niyo mpamvu ngewe ndikunda, kuko discipline yayo ifasha ubuzima bwanjye kuyoboka neza. So uko nyine haba Imana, ariko discipline yayo bayandi kukumva, discipline yayo ngira mfasha mu kubaho nyine k'umukristo. wowe kuri ADPR ikumariye iki nk'urubyiruko ku buryo uvuga ngo iri turu sinarivamo? Uyu ngo yamaze kutubwira ibye. ADPR ikintu imariye nk'urubyiruko, yego ADPR kuba njye nkirimo biranezeza, kuko ndi no muri korari tugira amategeko tugenderaho, hari ibyo tuzira, hari ibizira nyine mu itorero. Yego ubwo rero muri ibyo ngibyo bituma ibyaha pe twabikora kandi turi abantu, ariko kuko twe hari icyo tuba twaramenye, cyangwa se kwa gutinya ko uzaseba, kwa gutinya niyo ugenda mu muhanda uravuga uti ndakora iki, wenda perezida akora arambona, cyangwa umukristo dusengana arambona, bigatuma nyine nirinda. Kandi habamo no kuba tugira ababyeyi baduhora impande, batubera amaso, tugira igihe cyo kuganira, bakatuganiriza nk'urubyiruko, bakatubereka nyine ejo hacu, bakatuganiriza muri make ibyo tugomba kwirinda. Ibyo bikaba ari byo bidufasha. Yego. None se ikibazo aho ntimutinya gukora ibyaha kubera idi? Nta neca mwifitemo gutinya icyaha? Oya, ntago ari gutinya idini. Ngiye nabikubwiye, nabigusobanuriye. Hari ukuntu ushobora kuba ufitemo ikintu muri wowe, ariko ugakenera n'izindi mbaraga zigufasha kugikora. Noneho hari uko muri wowe ufitemo gukizwa. Hari muri myari ndavuga ngo ngiye misemo guhora nezwa buri munsi. Misemo guhora nezwa buri munsi. Suvuga ko utakora ibyaha. Sinuko dutinya idini, kuko idini ntabwo rya mu nzu
zacu twazifunga tukakora mu nzu muri zacu ntirigera no muri dushe nta nubwo ujya muri no dushe muri geto ntabwo n'ahandi ku rihagera kazi ukorera yego n'ahandi ba basore bagusohokana ntabwo idini rihagera nta nubwo akenshi hari ahantu badusohoka nta nubwo abakristo baba bahari harya ntabwo ari kenshi bagenda ngo abasange yenda runaka eh ariko icyo ndi kuvuga kuri ADPR navuze kuri discipline hari uburyo kiba umukristo cyangwa se umuntu wemeye gukirizwa kuko umuntu wese n'umukristo iyo yemera Yesu n'umwami mukiza mu bugingo bwe ariko uburyo bakugenzura uburyo kibaguha discipline uburyo kibakurera uburyo baguhuguramo nibwo buryo ngiye bumufasha mu buzima bwa buri munsi kuko biraza bigahura na za ndangagaciro wiyemeje n'ubundi yego ubundi hari ibintu umuntu akwiye kuba afata nk'umurongo w'ubuzima bwe akavuga ati okay n'urugero akavuga ati njyewe ubu ngubu mpisemo kutazigera nsambana ari kubyanzura nta dini afite ntaki ikaba indangagaciro imuranga akavuga ngo njyewe sinzasambana nzaryamana n'umugabo ari uko tubanye ibyo bintu umuntu uri kubikora n'umuntu uri kubigambirira akaba atari umukristo ariko ari indangagaciro ikwiye kumuyobora kuko hari imvugo zogeye usanga abantu bavuga ngo abantu bose babaye abanyabyaha ngo ari abasenga n'abadasenga niko mubyumva namwe ngo nta mukobwa ngo wisuge ukibaho buriya ashaka bagaca iryo teka ubwo yabivuze ashingiye ku yahuye nawe ariko ntabwo nigeze ko yahuye n'abantu bose igihugu cyose ngamenye ko bose abatarizo ubwo yashingiye ku yahuye nawe ku kantu uvuze gatsindagira uvuga ngo uwo yavuze ko abakobwa bose batakiri isugi yaba basenga n'abadasenga yafata urugero kubo yahuye nabo kuko muravuze mwemeranya nawe njye ntabwo nemeranya nawe barahari kuko hari abantu babubaha Imana n'ubwo wenda ushaka kubona ingero iyo umuntu akoze ikosa ryihuta kurenza uwakoze ibyiza rero umuntu uvuga gutya avuga ko ngo abakristo ngo babe abanyabyaha mbega basa bose bamwe ntabwo ari ko kuri hari abantu bubaha Imana kandi banayitinya bakora ibintu bikwiye abantu twubaha Imana abantu twubaha Imana tunagerageza kuyubaha yego tunayitinya mbega nk'urubyiruko rwubaha Imana rukishijwe urubyiruko rwubaha Imana rurahari kuki none urubyiruko rutinya guhamya ukabona nturi proud ngo we are Christians turi abakristo ukaba wabyisigira n'irangi mu muhanda ni ukuvuga ngo byanze bikunze buriya urubyiruko hari imbaraga nyinshi ziba zidukurura isi turimo nawe urayibona uko imeze ndayibona se gute mwana fata n'urugero reka dufate ku bintu byoroshye mbere abantu bakijwe mu itorero rya mbere ntago hariho izi mbaraga twavuga na z'ubutinganyi ntago zari ziriho ariko iyi si hose ni ibintu byabaye komo wigeze ura n'umukobwa w'umutinganyi guhura mukamenyana ukamubona izo karagiteri yego byari bimeze ute akenshi abo nabonye bari abakobwa b'abakinnyi bakina football n'abafite izo karagiterisitike n'abafite iyo myitwarire ariko si bose bitari komari mu Rwanda bitemeye umuco w'ubunyarwanda umunyarwandakazi ntabwo byemerewe n'ubifite akabihisha then uwo nguwo ashaka kubyereka akaba ari ubimenya hari uwigeze abikwereka barahari wenda akakwereka ko ari umutinganyi agashaka no gukundana nawe kuko birashoboka cyane barahari pe barahari nyine uri gufasha abantu cyane kino kiganiro cyane abantu badukurikiye kuko ushobora no kwati arangwa nibi naza mu istiri uzabone ko ari umukobwa mugenzi wawe kuzamwirinda ngo tubwire gato nko kuri kese yawe uko yasaga mwahuriye he yakweretse ibiki physically ni umukobwa mugenzi wanjye yego ariko characteristic ziwe yatinga nka hari umusore yego nkuko wowe waza ukavuga ati Donata nagukunze se akakujyana ahantu se akakugurira yego akabikora uvuga ati Donata njye nagukunze nkuko waza ukabimbwira nawe akaza akabimbwira avuga ati Donata nagukunze se wambera umukunzi Deni wowe usigana ikibazo mu mutwe bazo ni gute umukobwa bari umukunzi undi mukobwa ari kunsaba ngo tubinshuti akenshi icyo gihe njye nabyumvaga nk'ari brage ndari gutebya ariko hari n'uburyo cyushaka guha n'umukobwa mugenzi wawe urabukunda ariko kwitegereza uburyo cyari gushaka gukoraho ukabona ko ntago bisanzwe ni character zitari z'umukobwa w'umunyarwandakazi ntago bisanzwe ariko abo nabo ntago nabacira urubanza kuko buri wese afite amahitamo mu buzima bwe Deni nako Dora Karame nubwo utabacira urubanza buri wese agira amahitamo kuko
murumuna wawe wamwifuriza kujya mu mahitamo oya ntabwo cyangwa umwana wawe cyangwa wowe? ntabwo nabimwifuriza, nanabishoboye kumuhindura imico n'imyifatire namufasha guhinduka. Ariko izo mbaraga zo guhindura umuntu ikimu murimo njye ntabwo nzifite, ariko Imana yo irazifite kugira ngo imuhindure. Irabishoboye. Yego. Mbese mwatandukanye ute? Urumva ntabwo navuga ngo turatandukanye kuko ntabwo nabyemeye. Ntabwo nabyemeye mvuga ngo turatandukanye. Iyo ni proposal yamaye njye ndaseka, numva ni ibintu biri aho ngaho ntabasha kumva nyine. Ari kumva meaning yabyo. Ntabwo bivuze ko njye nabyemeye ngo mvuge ngo twakoze break up, ntabwo twabreak ko ntabwo twakundanye. Atagira umva mugani batajyanga ugiye kuduha love story. Oya ntabwo byabaye. Atagira ugira agiye kuduha love story yanyu. Oya ntabwo love story yageze ibaho. Ntabwo byabaye. Ni byiza cyane turi kuganira neza cyane. Denise nk'umusore aje y'abantu b'umwisilamu ukanabimenya kabisa ubibona ko ari umwisilamu, mukaganira ukumva muri guhuza, ukumva muri kumva ibintu kimwe, yes akaza rwose ubibona ko ari umwisilamu, ebana mukaganira mugahuza, ukabona wakunze imico ye, ukabona nawe wamwishimiye, se akagusaba urukundo, mwakundana? Ntabwo twakundana umuhungu w'umwisilamu. Reka tubaze Dorata, mwakundana? Njye twakundana. Kondisiyo yuko karabaye kondisiyo mu rukundo se. Oya byanze bikunze iyo wakunze umuntu mu gihe cyo kumenyana, mu gihe mbona ntacyo arihindura kuri njye n'icyabanga bamyifatire yanjye n'amahame yanjye, njye namukunda. Kuko urukundo nkuko nabikubwiye ntabwo ugendera ku madini. Ntabwo ugendera ku idini. Mbega kuri wowe mwakundana? Dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye bakundana n'abantu badahuje amadini, ari abasilamu n'urugero. Ubu ngubu bakaba ari abakristo, abo twita abakristo, kandi bera imbuto zigaragara, atari uvuga ngo ni iryo kwizina gusa ry'idini, bakabera imbuto. Turabafite izo ngero. Mu gihe nanjye mbona yuko atampindura, mbona mu mico runaka yanjyanamo, twakundana. Oya itondera iki kintu, ukundanye n'umusore w'umwisilamu bikaba ko agusaba ko uhindura idini kugira ngo mubane, warihindura? Oya ntabwo narihindura. Vakandi nkuko nabikubwiye bwa mbere tutangira, nakubwiye ngo ntabwo arihindura kandi wamukunze, kandi wowe uri kuvuga ko icyambere ari urukundo. Ese Denise washingira ku cy'ubundi amwanga? Ntabwo duje imyemerere nk'uko nguko uri kubaza. Imyemerere sirubaka? Ntabwo nubaka. Yego nk'uko nguko ubajije Donata ngo ese ubwo wenda mwabana, akakubwira ntabwo wabana, nanjye ntabwo twabana. Oya Donata we afite yesi iherekejwe na bati. Ariko ufite no complete, akigutere tukavumbura ko ari abasengera. None se ubwo wenda bijya kugeraho mwabanje kuganira, hari umusilamu birimo neza ku buryo usibye yuko ataza kugutereta ari wa musilamu ubirimo neza, kereka azi ko uzamuhindurira. Kandi njye sinashobora guhindura idini ngo njye muri isilamu. Nyine igihe cyo kubana kiragera, akaba yakubwira ngo mubane, kandi kubana abapipe idini ryanjye rikomeye. Ariko njye Denise rwose mwese ndikumva impamvu zanyu. Donata aragira ati eba nta by'urukundo, nta by'idini, urukundo rwaje akamenya ko ari rwo. Undi nawe akavuga ati niyo rwaza rwisize amarangi, ikizankora muri ADPR ni isasu gusa. Urumva ni ibintu mudahuriyeho, mutari kumva kimwe. Ariko se kandi wowe kuki urukundo rutakujyana muri Isilamu guve muri ADPR, koko niba uba wakunze? Ni Donata turi kuganira. Icyo nakubwiye nigeze kukubwiraho, akenshi hari igihe amadini agira imbaraga mu myitwarire y'umuntu uza bwa buri munsi. Nabikubwiye ngo urugero, ushatse umuntu ukunda gusenga, wowe utabimenyereye gusenga, akabyuka saa 9 z'ijoro ari gusenga, wowe uryamye, nirwo urugero naguhaye. Usibye wenda ko tudafasha wenda kuri Isilamu hari ibintu byinshi duhuriraho. Kwambara tukikwiza, twe turikwiza,
umusilamu ako kantu nyawe k'imyambarire na disipurine yo ku gitsina gore nako turaza kukavugaho. ni ukuvuga ngo isilamu irambara ikikwiza kereka wa wundi nyine uba utabirimo neza, yego ariko wa wundi urimo neza uzi idini icyo ari cyo yego arambara akikwiza. yego ndetse umusilamu nyawe ufite amahame ya isilamu muri we ntago anywa inzoga, natwe ADPR ntago tuzinywa. Ntekereza ko turamutse dukora n'umusilamu wa nyawe apana wa wundi ubyiyitirira, yego abana nawe kuko ntago yambwira ngo ndinywa inzoga ko nari nagazinywa, na nubwo ansanga ngo niyambike ngaragaza ibice by'umubiri wanjye kuko nari ntago abyemera mu mahame ye. Niyo muravuga ngo twabana kuri kondisiyo, niyo muravuga ngo twabana kuri kondisiyo. wowe se wajya guha umugabo kondisiyo? Oya, ntabwo nayamuha, wewe ubwe yabibona ko bishoboka cyangwa bidashoboka. Ariko mugana hari urukundo haba no kumvikana. Ati sheri wasanze nemera urya. Yego. Mbega kuri wowe ikintu cy'urukundo kiri imbere. Nge nemera ko urukundo ntabwo rugendera ku idini. Iyo hajemo ibyo kuvuga ngo kondisiyo ngo idini biba bijemo imibare. Bari imibare kuko urumva nyine ubutegetsi navuga ngo iki ngiki. Oya, Denise we yavuze ati Evan nta kintu kizansora mw'iri dini. Ariko si ngoma ngo wumve ibintu nk'uko Denise abyumva. Niyo mpamvu sosiyete ari nziza. Abantu bakwiye ko batandukanye mu myumvire. ADP ndayikunda pe. Nanayibamo birananezeza kuba nyirimo ndi proud yayo. Ariko bigeze ku rukundo. Evan. Ese kuki utatiyeza yuko uwo mugabo umusilamu Imana yaguhaye umugabo mukundane ate nawe uzamuhindura kugira ngo wenda abe n'umukristo? Kuki utabitekereza? Mu gihe Imana ingenye Denise mubaze nyine yagusubize. Nuva nyine aransubiza. Mu gihe ubona nta kintu akubangamiyeho mu myitwarire. Sibyo? Ukabona nta kintu mu rugo azakubangamiraho, nta kintu mbega mu byo ubona muri defo ziwe ntazidasanzwe. Ari iz'umukristo yakora n'undi wese akazikora. Guki mutabana? Subiza Denis. Impamvu wenda Donata baba barakundanye byarageze kure, birumvikana. Yaramenye imyitwarire ye, wenda ashobora kuba azi ne wabaze imibereho ye nuko yakuze n'imico ye, akavuga uti wenda uyu muntu tuzashobokana bitewe n'imyitwarire ye nubwo ari umwisilamu. Okay. Jewe impamvu navuze kuriya, aje ni umwisilamu numuzi, ariko wenda kubwije ukuri akubwira idini rye urabyumvise. Jewe ntabwo napfa kunyine kwita mvuga ngo turakundanye, ahubwo njyewe nabanza nkakora igenzura, nabanza nkamwigaho. None se gute wakora igenzura utamwa umuntu amahirwe? Umugenzo nyine muri kumwe. Ayo mahirwe. Tuvuga ngo kuya umenye defo z'umuntu nuko muri kumwe. Rero wamuniza mugatoye ya nago byavamo rwose yekeraho nago bikunda. Gute wabona imyitwarire ye utamuha umwanya ngo uyibone? Ya umwanya nango nabanza kumuha, nge nabanza mugenzura. Denise afite ubwoba yamuhaye umwanya ubwo Evan yamuha byose. Ubwo nibwo bwo bafite. Ubwo nibwo bwo bafite. Ndabizi. Uvuga ngo ntago yabasha kwihagararaho ngavuga ngo ibingibi simbyemera, ngafate decision vuga niba bidakunda ibingibi, dende katurekera hanga nago bikunda. Oya. Kwihagararaho se n'ubwo ngubwo kubanza wenda kumwiga nuko mba nihagarayeho. Nabanza ngiye nkihagararaho wenda tukazatuvugana bisanzwe, ariko nkamugenzura neza, nkamenya nyine imyico ye ashobora kuza kunereta aturutse ahandi. Reka ngiye nkubwire. Ari kintu rezaho dora. Ngiye nago tubyumva kimwe. Nukuvuga ngo byanze ko mukunze uwemere umuntu ngo akubera umukunzi. Ntago uvuze ngo neme kukubera umugore. Sibyo? Aha. Nago kuba ubwiye umuntu ngo neme ko tuya muri relation ni process igiye gutangira yo kumenyana, none kugeza ku rwego ubwe azakugate se wambere umugore, none ukavuga ati yego cyangwa se oya. Mu gihe rero turi kumenyana, mu gihe turi gukundanye ndi kumenya ya myitwarire ya Islamu, nanjye ndi kuri ya myitwarire yanjye ya ADPR. Hari ukumenyana habyo azansaba habyo nzamusaba. Sibyo? Nge mbona rero mu gihe atambangamiye, ngansabyo nge navuga yenda navuga ko ngiye kurengera, ngiye gukora ibintu ntemerewe bitemeranye n'amaranga mutima yanjye cyangwa se n'amahame yanjye. Nge namugenzura turi kumwe igihe cyo gusaba ko tubana noneho.
akagomara nkora tansiyo amenya se ko uyu muntu ugiye kunjyana n'umusilamu kuko tuzabana njye nuko nabigenza nyine ukamwiga njye namwiga turi kumwe kuko ntabwo wakwiga umuntu mutari kumwe rega oya none se wakwiga umuntu mutari kumwe gute umwiga muri kumwe kugira ngo umumenye yego ufate n'umwanzuro none se dona sawa kandi njyewe nkubaze urego arashaka guterese uramwemereye umwemerera urukundo murakundanye none se muri wowe mukundana nta nego mufite ese nyine ni ukuvuga ngo iyo ukunda umuntu reka nkubwire iyo umusore akubwiye ngo njye naragukunze se wa mbere umukunzi ntabwo akubwiye ngo njye naragukunze se wa mbere umugore ntabwo ari uko bakubajije akubajije kubera iki tandukanye umukunzi n'umugore batandukanye umukunzi umufasha ni abantu batandukanye niba ngo bakubwiye ngo se Denise ko nagukunze mbona rwose nakwikundiye wakwemera kumbera umukunzi bitandukanye ko yakubwira ati Denise ko twakundanye ese wambera umugore ese nta muntu murahora gutereta ahita nakubwira atebana intego yanjye ni iyi ku munsi wa mbere akubwira ati ngewe ubyemeye twajya no mu rugo ayo murahura mu basore ibyo mbifata nka burage ibyo rero ni imicezo mwana ibyo na ubuse yabashingiye ku kisa uhita umubwira ati gabanya imikino mwana ndabona ari imitete arimo byanze bikunze ujya afata risike yo kuvuga ngo kubana n'umuntu kubera yuko wabyiyemeje urugo ntago ari ahantu ntago entertainment gusa urugo hari risike runaka ufata urugo mushobora kurakaranya urugo mushobora kubabazanya ntago ndarwubaka ariko njya mbona abantu numura ntabwo urarwo ariko ntago urugo ari ikintu mwahora mu muhanda muto mugipangira aho ngaho kirangire hari ibintu runaka bigupusha kubaka urugo Denise arashaka kukubaza uravuze ngo umukunzi si umugore sibyo ariko umukunzi n'uvamo umugore yego sibyo ibyo turabyemera ndabyemera cyane none se kuki wumva ko uwo mwisilamu mugiye gukundana mutazabana none se reka nkubaze Denis mu muco nyarwanda hari umukobwa ubwira umuhungu wese wambere umugabo ya okay nuvuga ngo nimba gusabye kubera umukunzi ni process yo kumukunza umuntu runaka sibyo yego iyo urayemeye ngiye ku giti cyende kwivugira ngenda yemeye none mu gihe kizagera hazaho kugenzura zangenzura nanjye nzamugenzura nabona koko muri characters ziranga Donata namubera umugore azabinsaba hama nanjye namara kubinsaba kuko niwe uzafata yambira akabinsaba namara kubinsaba nanjye nza muri characters zimugize nimba yambira umugabo character umuco nyifateye mba kuko mbona yambira umugabo iyi mico ya Donata aho niho nzavuga ngo yego cyangwa oya ariko banza ufite character nyinshi ushaka ku mugabo wawe banza zaza kabisa oya ntabwo zikomeye ntiturenze 6 turarenga Denise arakubwiye ngo zirarenga oya ntabwo ari twishaka ko turahari ese iyo uri gusengera umugabo ushyiramo ntabwo ngiye nshyiramo idini ntabwo nshyiramo umuntu ubaha Imana uyikunda Deni wowe ujya urishyiramo oya ntabwo bavuga ati mpamvu ushaka umusore utya usengera oya ntabwo idini warishyiramo ahubwo ariko no kurishyiramo warishyiramo waritambikamo da warishyiramo kuko mu kwifuza kuko ijambo ry'Imana riravuga mu kwizera kwacu twizera ko ibyo tuvuze tuba tubiremye ubwo rero njyewe iyo ndi gusenga avuga uti Imana uzaba umugabo ukubaha niba ngombwa nyine azari muri ADPR kumvikana duje imyemerere yose ariko rero bigaragara ko Denise nyine ibintu biri ku mutima we byose Denise yabyejeje umutima ADPR no kuvuga ngo aryasha no gusenga arasa Imana umugabo muri ADPR kandi Imana itamuremeye muri ADPR cyabaye ugasanga aramubuze banza Imana ahita yabwira tumva tuvugane banza kabimbwiye banza ahita yabwira ati twumvikane gato kabisa ubwo niko abyumva we urabona ukuntu ADPR Denise yayigereje umutima ariko ni byiza umurimo we umuntu wese yerekeje amaboko awukorana umwete ubwo nyine nawe ugomba kuwukorana umwete nimba uhamya ikintu ugomba kugihana ntabwo namucira urubanza dore hari n'abasore badukurikiye batandukanye ubwo nyine Denise abasore bamukurikiye batari aba ADPR ntibigure bamureba
ubakujeho none se ariko babyumvise nabo bafite amatwi babashe nawe se wowe uzicagurira nyuma njye inbox imico n'imyifatire bigakurikizwa. yes muri abana beza cyane murabohotse ya birumvikana n'ukuntu muganira mfite ntabwo muri abanyedini ntabwo muri kolonize cyane ariko mufite amahame mugenderaho kandi niko bikwiye kuba bimeze umuntu wese akwiye kuba yarubatse ubuzima bwe ku mahame avuga ngo ibi bintu nibyo ibi bintu sibyo ariko rega n'ubundi nubwo idini okay buri wese mu idini ryiwe njye nta muntu butungu tuki mu idini buri muntu wese mu idini arimo nabe uwejejwe muri ryo amenye neza ko mu buzima bwe bwa buri munsi ari uwejejwe muri ryo kuko idini ntago Imana izahamagara ngo ADPR muzamuke kuko ngo wanditse mu bitabo bya pasiteri mu itorero we ngo ugiye mu ijuru agendera ku mirimo wakoze mbega kubiguhesha ubugingo ariko mu gihe tutarabona n'ubugingo tuzirika neza ko leta yo ntago ifite imbabazi ntago ifite imbabazi yo ngo wakora icyaha runaka umwidini waba urimo ryose yego ntago Imana izaza ngo ivuge ngo ngiye gutanga nk'utsemba ngo ko yacice ku ntebe y'imbabazi irababarira ndacyari kubabarira ariko leta nta mikino ariko tuzirikane neza yuko icyaha cyose wakora yari ibihano muri leta harimo ibihano uzabihano niyo mpamvu rero waba uri muri katolike ubikore neza uzirikana neza ko mu ijuru nubwo wakora icyaha Imana ikakubara uyu munsi ntajye nagikora muri ADPR Imana ikambara uyu munsi ariko leta nifata ikagufata irampana irangenera nyine bimwe bitewe n'itegeko riri ku mpana yego icyo kintu nicyo rwose tukiganiraho amahitamo n'imyemerere buri wese akure mu ibyo noneho ingingo yindi dusoza noneho tujye kuri disipurine y'amatorero disipurine y'itorero rya ADPR by'umwihariko ikondisiyona abantu b'igitsina gore ibintu byinshi bitandukanye ese hari ibintu ku giti cyawe hari disipurine wubahiriza kubera ko uri muri ADPR ariko uyivuyemo cyangwa se ADPR idohoye wakumva wisanzuye cyane ukavuga ati kuri iki kintu cyo rwose uti ngikora kubera ADPR kandi tuvugisha ukuri njyewe numva nta kintu bimbangamiye ukavuga ati mpuye n'umuvugizi for example namusaba ko twajya tudefiriza ubundi ubikora kubera ADPR cyangwa n'ubikunda aho niho nashaka ko duhuza nkuko nabikubwiye njye bundi njye navutse ndi umwana muri ADPR mu manjye mu ADPR njye mu mukijijwe na ndwara cyakijijwe niyo wanyereye imbuto arambwiriza ariko aho uri mu gice cy'uburere mu burere ariko ubwo burere ntabwo bwatumye mpitamo ADPR kuko urabizi iyo umwana arangije nka 6e secondaire hari ukuntu ashaka kwigenga rero njyewe nanjye ibyo bintu byambayeho yego finally njye nihitiyemo amahitamo yanjye y'idini ngomba kujyamo bitewe n'imyemerere n'amahame njye numva ashaka mbega n'indangagaciro ziri muri njye rero kuvuga ngo ku mahame ya ADPR ngawe ayaba mbangamiye ntayo pe kubyo uri kuvuga byo kudefiza njye nkunda umusatsi naturel yego njye niwo nkunda no mu busanzwe ni nawe unambera rwose ubutaha tuzakora nta gitambaro wambaye utagira ngo nta musatsi ngira ndagugira urawugira rwose urawufite ariko igitambaro ndagikunda kuko murakinambera ndagikunda niyo atari mu gahunda zo gusenga mu kazi kanjye kari umunsi ngenda cyambara kandi mba numva ndi proud mba numva ari umwambaro umbereye yego wowe ubyumva ute hari ikintu ushobora gukora muri disipurine ADPR yashyizeho zose ukavuga iki ngiki ngikora kubera idini ariko badohoye nabikora ntacyo kandi tuvuga ukuri niko kuri nta kintu na kimwe wenda kwiyambarira ikabutura mu muhanda ipantaro sinkunda amapantaro njyewe ntabwo nkunda ku mazi yesi mwana ka bikini ukajya koga nk'umukobwa mwiza ukishima nk'abandi muganire neza twumva ibintu ubundi uko bimeze mu bimareye ni ukuvuga ngo ADPR ntago igira amapingu uvuge ngo uvemo bagufunga bityo rero ntabwo bavuga ngo byino byarambangamiye kuko nta muntu wakuzirikiyemo kugira ngo ugumemo wumvise bikubangamiye wamuvinga ukajya aho bikubita kubangamiye ugakubye wumva bigushaka ese ubundi wajya ku mazi wambaye bikini koga ntabwo najyayo kubera iki kuko nashaka kugaragaza umubiri wanjye yego cyakoze yenda iri ari nka pisine iri mu rugo ari njye n'umugabo yenda tuzo kwa turimo yenda cyangwa se yenda mama wanjye oya sheri wanjye ntabwo nayambona buriya se
nakubwiye ari mu rugo rwanjye ngenda ndi bwoge n'umugabo akari buri bumbone gusa bikini nanjye nayambara ntuga posting nta simposting. Denise nari nyiri kukubaza ati muri discipline zose zo muri ADPR wanga gukora biriya bintu babuza kuko babibuza cyangwa nawe ubwawe wumva atari guya donc uvuga ukuraho? Yego ndavuga ukuri, ntabwo kuba muri ADPR ngiye kuba ndimo ari itegeko, nta tegeko, nahisemo idini kubw'ubushake bwanjye kuko urabona ndi mukuru, ntabwo banegeka kujya aho nashaka. Numva ADPR nta kintu na kimwe imbangamiyeho, mu myambarire nta kibazo kuko two twambara biratunyura, twambara twikwije. Ikindi ntabwo ndarikira biriya bintu by'imisatsi ngo mvuge wenda nasuka cyangwa ngo ndefirize, oya, natirere yanjye iranyura kandi nuko twambara biratunyura, nuko tugenda biratunyura. Kuba muri ADPR rero ntago ari itegeko, ahubwo nyine ni ubushake bw'umuntu n'imyemerere ye, nta kintu ADPR itubangamiyeho. Munganirije neza cyane kuko hari abantu baba mu madini cyane iri ryanyu bakora ibintu kubera igitsure cy'idini gusa, baba banavuga ati ariko se umuvugizi buriya yazaturetse tukiyambarira amapantaro nk'abandi, yazaturetse tukadefiriza nk'abandi, ntibariho se? Ariko nimba bashaka ko bariho, ariko ngiye inama nabagira, uba uri mu idini runaka ari wumva ari kubangamiye vamo, ukaba wumva uri muri ADPR ushaka kwiyambara ipantaro, ushaka no gusuka duherena, babuze ubwasohoka n'ubwakwinjira ngo nta mpamvu ko ADPR bari kuvunika, ntawe uzamufunga yamuvinga akigendera agakora ibyo bintu kuko n'ubundi rega gukora ikintu kugira ngo wowe ushimisha abantu nta bugingo bizaguhesha, nta kintu byaba bimaze n'ubundi uri kwiyima, nta n'ikizi utegereje n'ubundi. Icyuta rero wakwerura wabihaga none wumva ubihaze ugakora ibyo ushaka uko none biguhesha ubugingo, aho kugira ngo ukora ibintu kugira ngo wowe umbone murenza buri munsi nezitamba kugira ngo unezerwe wowe, ntabwo ibyo bintu giye byambabaza umutima ngo bimvune, numva bindambiye ngo nabishoboye, aho ngo murika mutima wanjye nitwaze ngo umuvugizi ngo natukwe bitambaro ngiye mva bimbangamiye, najya batabitega. Yego. Then nkabaho ubuzima bwanjye numva ari njye nyine. Uri free. Ndi free. Icyo rero ngiye numva ADPR nta muntu ibangamira. Umuntu wese namahitamo yo kuyijyamo, ndetse n'idini rye ryose nta muri zirika ngo uvuga ngo jya muri Islam ku ngufu. Nta rujya muri Adventiste ku ngufu. Buri wese ahitamo bitewe n'imyizerere ye n'ikiri mu mutima we ndetse n'intego umuntu afite muri we. Nkuko nyine bikubwiye ADPR nabonye ari amahitamo yanjye bihuje n'amahame yanjye. Yego. Bite na discipline nshaka kuyobora mu buzima bwanjye, nabonye ADPR ariyo yamfasha kugira ngo uzaneguzanye, nkuko nabikubwiye igihe ushaka gukenera gukora ikintu ariko ukabura imbaraga, sibyo? Ukabura imbaraga nk'umwana wenda ashaka kumva ashaka kuza mu muganga n'urugero, ariko umwana ntago yabasha kwishyura minervari, akeneye umubyeyi uzamwishyurira. Na ADPR rero imfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi kugira ngo discipline zanjye n'amahame yanjye inizimbara kugira ngo bigereho. Yego. Uvuze ibintu rwose urabisobanuye. Kuri wowe umumaro w'idini ni uwo nyine. Idini ntabwo ari ryo ntabwo idini rimarika yuko nimba uri muri ADPR ega ariko ubonye ubugingo usha no kuburamo kandi uri no kuruhimbi n'umudiyakoni nabwirije ijambo ry'Imana ushaka kububura, ahubwo muri wowe ihamirize umenye ngo ese ibintu ndi gukora n'ubwo wenda ADPR yabirebe inyuma akabona ko mbyujuje, ese muri ngenda byujuje. Cyo kintu ngiye navuga. Yes, ntabwo turajya kure y'insanganyamatsiko yacu. None uyu munsi ugize gutya ugakundana n'umusore ndetse wo muri ADPR cyangwa n'ahandi, ariko umuryango bakamumansiyona ko batamushaka kandi umukundana wakukunda, wabigenza ute? Nkuko nabikubwiye navuga ko ndetse yambere urukundo, kuko akenshi bura iyo urukundo rwihanganira byose, kuko umuntu ubasha kumwihanganira no kumubabarira. Ndamutse rero ngewe mukunze akahuje na konse nakubwiye zimwe navuze umugabo wanjye agomba kuba yujuje, hambona ko akunda Imana, wa wundi ukunda kundenza, umuntu ukunda ko akunda Imana, nkabona yuko we abikora nyine bimurimo, umuryango wangize ukamwanga, ubundi biravuga ngo basiga so na nyoko.
mwana uri umuntu w'umugabo nyamara ngewe namusanga wahita ukora umuti oya reka twumve Denise na cyo asubiza kwicyo nk'uko nyine birumvikana ni umwadeperi kwa kundi namye mvuga ngo duhuye ari umwadeperi nanjye ndiwe kandi imico yiwe n'imyifatire ye mbishima umuryango ukamwanga numva nta mpamvu yatuma tutabana cyangwa yadutandukanya kandi ngewe nemeye imico ye. Papa na mama we ntibaze mu bukwe abana mwe ntabwo babura kuza muri gatike ntabwo babura kuza ntabwo babura kuza kandi bavuze ati twebwe ubukwe niba ari umusore mugiye kubana mwimenye reka muzimenye ukabupanga bikakuvuna ariko ukabupanga icyangombwa ni uko utabigiye kwishingira kandi byose abagukunda nawe kandi abagushingira banze ntabwo bakwanga dore atumuntu uri kumurya reka mbanze mureka avuge reka nkubwire nubwo babyanga ariko nuko nongera bikubwiye mama wanjye umukristo afite umwuka wera ndamye neza ko umugabo wanjye Imana yamwemeye ikavuga ati niwe mugabo yamwemeza na mama yabikora abinaniye kubyemera rero ubwo ntabwo ari mu ruhande rw'Imana nanjye namureka asaba umugabo wanjye ngo aramutse atemera umwuka w'Imana ngo amutegeke kwemera ko ngore umugabo wanjye ngo abyakire abishyire ku mutima ubwo nyine byaba birangiye aho ngaho nyine yakomeza kwa mama wanjye ariko nanjye ngashaka umugabo nuko umugabo arahenda arata munganirije neza kandi mukuri mugira social media abantu bashaka kubafollowingaho munyuzaho ibitekerezo byanyu bajya babanga abakobwa muri ADPR ntibitabira social media kanze mbirebere mu iki kiganiro Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Social media ntago kwa kwa ADPR. Ahubwo umuntu akunda bitewe nuko agikunda nyine. Ngo nyine twe twatizo dukoresha zidufasha nyine muzabwa buri munsi. Mufite? Izo dukoresha. Iyo Instagram muri numva ndi interested nzayikoresha nayo. Kuko nahani hwe n'idini. Kuko wanayikoresha ukanabwiza abantu rero. C'est ça. Wayikoresha ukabwiza abantu. Mugiye mbonye numvise ndi interested nayikoresha. Ubutaha mu kiganiro cy'igice cya kabiri muzamya tuganire kuri ku rubyiruko rwa Gikristo na social media. Naho hariho topic. Sibyo? Hariho topic iremereye cyane. Dushobora ku develop. Cyane. Kuko abantu bari kwangirikira kuri social media. Nkaho bakahungukiye. Nuko nyine ikoresha ibyo itateganya. Voilà, icyo ngicyo ni ikiganiro tuzakoresha. Okay, murakoze cyane ubwo muzabinyemerera tuzabivugana ni box nimwemera ko nshobora gushyira nimero zanyu ku kiganiro akaba ari umuntu abavugisha byifuza ibyo ngibyo ubwo nimuza kubinyemerera turaza kubikora hasigaye reka dusoza ikiganiro cyacu buri wese namuha ku masegonda nka 40 agatambutsa ubutumwa rusange yumva yatora abantu mukurikije uko ikiganiro cyacu cyari kimeze. Yego murakoze uko ikiganiro twarebye ku ngingo zose ntabwo tubujije abantu kuba bareka idini ahubwo twashakaga gushimangira mu kwizera Imana no uko wayikorera nuko wabyitwaramo muri ibi biganiro byose twagize. Inama twaha abantu baba ababyeyi, hari umubyeyi ufata umwana akaba yamutsindagira mu idini runaka arimo kandi umwana atayishaka ahubwo umwana mubohore umureke niba amubwirije ukabona idini ryawe ntiri murimo mureke yisanzure ajya hashaka ahubwo umwigishwa agomba kwitwara muri kino gihe turimo kuko turi mu gihe kigoye nk'urubyiruko hari byinshi biba bidukurura mugira inama ahubwo ureke gutsimbarara ku idini n'urubyiruko twige kwitwara neza twige no guhamya niba uri mu idini runaka wowe uhamye Yesu uhamye uwo wemera tureke kugendera mu bidushuka dore ni byinshi ahubwo twizere Imana aho uri ukomere ku mico n'imyifatire yawe. Murakoze. Yego. Ngewe icyo nabwira abantu badukurikiye urubyiruko muri rusange twige kwezwa
twige kubaha Imana. Nitwitwaza urukundo nk'uko namye mbivuga ngo rugutware byose. Ugira urukundo ukunde, ariko ugire n'amahitamo umenye kurebera ubuzima bwawe, hato utazavuga ngo nyamanye namukunze. Gukunda umuntu ntabwo bivuze ko ubonye ubugingo. Tuzirika neza ko nyuma yo gukunda no kubaka urugo hari ubugingo. Twese tugira umwete wo kwezwa imitima yacu, se tubane n'amahoro, tutagendeye ku madini. Ntabwo amadini azatujyana mu ijuru, ahubwo kwezwa nibyo bizatuma tujya mu ijuru, tukabona ubugingo. Buri wese mu idini n'itorero asengeramo, abarizwamo, abo uwejejwe muri ryo, kandi tubane amahoro. Icyo njye nabifuriza. Murakoze cyane rero, kadusoza ikiganiro cyacu. Turabashimiye cyane abari bakurikiye kino kiganiro. Dushimiye Denise ndetse na Dorata. Ibiganiro byacu nakagaruka.